Ni imyaka irenga 5 bamaranye bari mu rugendo rw'urukundo. Miss Uwase Muyango na Kimenyi Yves bose bafite izina ritari ritoya mu Rwanda hano by'umwihariko mu bijyanye na entertainment kubera ibikorwa byabo bakora umunsi ku munsi. Reka nongere mbasuhuze kandi nkomeze no kubifuriza itangira ry'umwaka ryiza. Rero byari ibintu bikomeye cyane umunsi, nekereza ko buri muntu wese yishimye anezerewe, yatangiye umwaka ari amahoro ndetse agatangira umwaka anashima Imana. Uyu munsi rero ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024, umwaka twawinjiyemo 5 hamwe na AD Group tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, amakuru avugwa mu myidagaduro hagati ya football ndetse umuziki, imyidagaduro igiye itandukanye. Ku itariki ya mbere rero z'ukwezi kwa mbere nanjye nagiye guserebura kubatama akantu byanze biranga burundu, ariko nubwo nta nari nagiye guserebura twaje kugenda gake twomboka twububa gahoro tujya kushaka amakuru hirya no hino kugira ngo turebe amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro hirya no hino, tubone icyo kuza tubwira abanyarwanda. Ngiye kubabwira rero kuri kepo ya danje. Iyi ni kepo ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni kepo yubatse ibigwi hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Imyidagaduro na siporo ni bimwe mu bintu bigarukwaho n'abantu benshi umunsi ku munsi, ariko biragoye kuzabona abantu babiri bakora ibi bintu bahuje ndetse bakabasha kubakamo ikintu gifatika cyangwa se gukoramo umuryango. Uyu nta bandi ni abantu babiri, ni Kimenyi Yves ndetse na Uwase Muyango babamaye mu bintu bigiye bitandukanye. Urabizi Kimenyi Yves yamamaye muri football ndetse na Muyango yamamara mu mideli ndetse n'ubwiza. Uyu munsi rero tugiye kubavugaho turebe ngo ni iki kiri kuvugwa. Abantu bari gutegura ubukwe bugiye kuba, ni ubukwe bwavugishije benshi, ni ubukwe bukomejwe kuvugwaho byinshi nyuma yaho icyamamara The Ben cyangwa Gabi adutayemo umugeni Uwikeza Pamela. Kimenyi Yves yavuze ati rero singomba gusigara wa muhungu, dore twabyiruke mu mabyiruko amwe, bishatse kuvuga ngo rero nanjye ndaje mpatemo Uwase Muyango, dore ko bari banasanzwe babana. Ariko uyu munsi rero amwe mu makuru twabashe kuvumbura, ariko ndashaka kuza kubanza kubavugaho by'umwihariko. Ni imyaka irenga 5 bamaranye bari mu rugendo rw'urukundo. Rwatanze n'imbuto, ubu bagiye guhuza inshuti n'imiryango n'abakunzi babo mu birori biteganyijwe kuri na benshi. Ibi ni ibirori bitegerejwe na benshi, bizaba rero ku itariki 6 z'uku kwezi turimo umwaka w'2024. Reka tugaruke ku buzima rero bw'aba bantu bombi, ni Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Miss Uwase Muyango na Kimenyi Yves bose bafite izina ritari ritoya mu Rwanda hano by'umwihariko mu bijyanye na entertainment kubera ibikorwa byabo bakora umunsi ku munsi. Uyu mugabo rero Kimenyi Yves yabonye izuba ku wa 13 ukwakira umwaka w'1992. Ni umunyezamu wabigize umwuga, yakiniye amakipe agiye atandukanye hano iwacu mu Rwanda. Yakiniye ikipe ya AS Kigali ari nayo yararimo uyu munsi wa none, yaje gukinira Amavubi, yakiniye Rayon Sport ndetse akinira na Kiyovu Sport. Amakipe akomeye yose yagiye yazengurukamo, agenda yubaka ibigwi bigiye bitandukanye. Umwaka w'2023 rero yawusozanyije imvune, navuga ko ni imvune yari ikomeye, murabizi yanatumye bamwambika sima baramubaga, bitamworoheye cyane gusoza uno mwaka. Ntago navuga ko yawusoje neza bitewe nuko yagize imvune. Amakipe hafi ya yose akomeye hano iwacu mu Rwanda, uyu mukinnyi afite agahigo ko kuba yarayakiniye yose kandi akitwara neza mu bakinnyi bakomeye. Yanyuze mu akademi zikomeye hano iwacu mu Rwanda, twavugamo Imena, Ferwafa ndetse n'Isonga. Ibigwi by'ahantu hose barabizi. Kimenyi Yves na Miss Muyango bamaze imyaka itari mike bakundana. Uwase Muyango w'imyaka 24, umwe mu bakobwa babashije kubyaza amahirwe irushanwa rya Miss Rwanda nyuma yuko agitabiriye mu mwaka w'2019 akaza kwegukana ikamba rya Miss uberwa n'amafoto cyangwa se abo dukunze kwita Miss Photogenic 2019.
Muyango kandi ari mu bakobwa bitabazwa n'abatari bakeya cyane mu bikorwa byo kwamamaza, yaba mu buryo bw'amafoto cyangwa se amashusho. Yerekana ibikorwa by'amakampani abisangiza abakiriya b'amakampani ku mbuga nkoranyambaga, ku byapa bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi hose. Miss Muyango kandi amaje gushinga imizi mu bijyanye na entertainment cyangwa se imyidagaduro. Kuva yakwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda nibwo yatangiye gushinga imizi muri iyi industry y'imyidagaduro. Murumva ko aba bantu bagiye guhura ari babiri bakomeye cyane, ibi bintu ntago biba ari danje. Ikindi rero twaje kumviriza, ibi abifatanya no gutegura ibirori binyuranye by'umwihariko mu tubari utubyiniro tugiye dukomeye hano iwacu Kigali. Ni umuhost ukomeye mu minsi ishize mikeya cyane yifatanyije n'umwe bita Zari Hassan ukomoka mu gihugu cya Uganda mu gutegura ikirori cyitwa All White Parties yabereye muri The Wave Lodge. Hirya y'ibyo kandi yaninjiye mu itangazamakuru aho akora takeover kuri televiziyo y'Isibo. Uyu mukobwa nakasa mutwe pe, uyu mukobwa ni hatari. Byinshi rero mu birori n'ibitaramo bihuza abantu yaba ibitoya ndetse n'ibinini. Uwase Muyango yifashishwa nk'umushyushya rugamba, bamwe tumenyereye nka MC. Uyu mukobwa rero ahantu hose yashinze imizi, ndababwiza ukuri. Urukundo rw'aba bombi rwatangiye gututumba mu mwaka w'ibihumbi 2019 tariki 28 Gashyantare umwaka wa 2021. Kimenyi Yves yaje gushyira hasi ivi yaje guterera ivi umukobwa, ndakubwiza ukuri, amusaba ko bazabana akaramata. Na Miss Muyango ntiyatinze, yahise amwemerera, baramubwiye ati n'ubundi niwe mugabo w'inzozi zanjye. Ibi bintu ntago biba byoroshye gutera ivi mwabahungu mwe, buriya mubibona ute? Ndenge agatinya ase buri uteye ivi ugasanga umukobwa yifitiye undi cyangwa se arakubeshya cyangwa se nibiri aho ngaho. Ibyo bintu njya mbikurura nkumva sinabasha kubyakira. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Kimenyi Yves yateraga ivi rwose, aramubwira ati wazambera umugore, wazambyarira abana, twazubaka umuryango. Uyu munsi rero wa none akaba ari umwe mu bantu bagiye kubishimangira, atanga ibirori ku bakunzi babo, atanga ibirori ku muryango n'inshuti. Mu gihe hategerejwe ubukwe bwaba kuwa 29 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2021, aba bombi Imana yabahaye umugisha w'umwana w'umuhungu bise Kimenyi Miguel Yanisi. Iri zina ni danje, Kimenyi Miguel Yanisi. Ubukwe bahise babusubika, ariko kuri ubu bagiye gutahwa, ndababwiza ukuri barabusubitse. Kuwa 16 rero kubaza umwaka w'ibihumbi 2023 nibwo Miss Muyango yakoreye ibirori byo gusezera urungano. Ubukwe bwabo butegerejwe kuwa 6 Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2024. Bitezweho kuzahuza ibyamamare mu myidagaduro, umuziki n'itangazamakuru. Ubu bukwe buzatahwa n'abantu bakomeye mw'abantu mwe. Ibi murabizi ko ubukwe bw'umwe nka Tiger B cyangwa se The Ben ni ubukwe bwari bwiza, bwaranzwe n'ibyamamare ndetse n'abanyamakuru. N'aba rero ni abastari bakomeye, ubukwe bwabo kizaburanga nta kindi nuko azaba harimo ibyamamare bigiye bitandukanye. Kimenyi Miguel Kimenyi afite uyu munsi wa none umwana umwe w'umuhungu yabyaranye n'uno mukobwa mwiza cyane, umukobwa mwiza w'inseko nziza. Kambabwiza ukuri, abanyarwanda buriya yamaje kubona ko abakobwa b'abanyarwanda ni beza. Nimba mbeshye untera amabuye, nimba mbeshye umfunge, nimba mbeshye ubyimenyere. Ubukwe bw'aba bombi butegerejwe na benshi, by'umwihariko abakunzi b'imyidagaduro na siporo. Nanjye ndabutegereje, uyu munsi nicyo cyatumye njya kumviriza. No mu minsi yashize uno mugore w'umwana umwe ari mu cyo bita bride shower, nibwo nahageze ndareba ndavuga nti ibi bintu ni danje. Nararungurutse ntera y'amaso ndareba ndavuga ati burya ntago biba byoroshye. Rero aba bantu mureke tuzabashyigikire, tubereke ko tubakunda, tubereke urukundo, tubereke ko byanga bikunda natwe
turi kwifuza gutera ikirenge mu cyabo. Ayo namwe mu makuru no munsi rero twakuruye, nagira ngo mbabwire ko iyi ni Advert Group Rwanda cyangwa se AD Group. Ukomeze gukanda like, subscribe ndetse na comment. I'm Junior Kevin, ndabakunda cyane. I love you.